ariko uretse nzasubira Kigali ko njye kumuhiga tu byaze bikunze uriya mugabo nzamuhitana sha uretse imirimo irananiye mwana we sukira amazi muri basumere zerata yama nakagasosi kabana kari gakamya ahubwo shanzanira amazi gira vuba vuba Nebwe ewe miranzirananiye shaho dore Ego umugongo ese ubundi barumuna bawe bagiye n'abakuru ba tugeze mu cyaro tuba twahatwitse byatari wagera ngo turi abantu bakora mu biro musa sha grafrese ubibona se reba nk'ubu ngubu urumva Kigali ubuzima bukakaye ubona babaye ntabwo wamenye yuko twikorera imizigo mu mujyi wa Kigali turi abakarani uruhara rwaje sana none iyo babonye kano gasatsi kanje iyo babonye kano urabibona nyine bahita bavuga ati uzasigamo amavuta y'Iburayi byahese ariko mana we Kiduki nawe yageze mu mujyi asanga ibintu birakaze sha Kiduki byaragoranye pe byatari sha bikomeje Kigali twikorera akazi k'ubukarani nibisazi ducukura amatuwarete ubwo se baba bize abantu bo mu mujyi bakagera ngo dufite akazi ko mu biro uyu se si wa muhungu bite chef we komera grafe amakuru se utuye intangasi yego hanonoye kabisa muri izi karitsiye umugabo se utuye hano bita Kiduki umugore amaze iminsi yaramutaye waba umuzi wa mugabo w'inganzo umaze iminsi utawe n'umugore uwo nguwo twita Kiduki inama mwita umugabo w'inganzo ariko abantu bo mu cyaro murashya abantu bo mu cyaro namwe ntimukajye mutebya ariko mujye munyuzamo mushyiremo n'ako mu mujyi basi ati ako ngo umugana kariho niko najyaga numva kera ibintu biriho biravugwa waba uciye iwabo se cayi iwabo pe ndahazi ariko umwaka kandi ndakeka ari guteka pe ari gute uramubonye umuciyeho muciyeho pe mbese kubera icyo mumwita umugabo w'inganzwa isi biriho nibivugwa impamvu yitwa umugabo w'inganzwa iyo nababwira ko ari umugabo w'inganzwa ntago mwari kumumenya uriya mugabo yarahohoca yahuye n'ibibazo pe natwe rero urabona ko turi amahasara yo mu mujyi ariko nyine atari yatandukana n'umugore yari inshuti yacu mu buzima busanzwe niyo mpamvu ubona nyine tuba tuje kumusura tumugize n'akantu turamwiyongoje tuze kumusura irebe ikintu kiduhagurukije i Kigali tukaza mw'iki cyaro nta kibazo dutambikane nta kibazo ntacyo nanjye niyo nzira nandi kwerekeza turagutamo n'akantu buriya wowe nari bitugeze natwereke ariko ahangaha yatubwiye harya ku ni hari urugo rw'amabati yavuze ko handitse ahangaha kabisa ni hariya reka twikozeyo ni hariya kabisa naha ariko naha ahangaha nta muntu yo bakomanywa kabisa Kiduki yewe uraho neza muraho ndebera n'izina ry'Imana abatafu bawe bo mu mwajyana umugore n'umugarutse hano gukora iki umugarutse hano gukora iki kandi pazo ubushuti kandi pato busobanura mwana ahubwo dusuhuze bro ubona abasiga ibyo bamukarita hasi nyanshuti uzibona mu byago no mu bibazo bro nose tuje kukureba tukwa waje mu mujyi kurangira umugore wawe nda amakarita hasi ndewe mundagira umugore cyangwa afite undi mugabo akajyana k'amafuti karamutwaye kabisa ni nawe nabiteye ariko amagambo ambwiye ejo bundi igihe wazaga mu rugo nari nakubwiye ko ukennye ariko ari ibiceri 700 nkurira kugikwa nageze i Kigali nsanga mwimenamo mucyeri n'ibiki byose nibiramwibera mu Kigali Kigali hakugize neza urabona umugore wawe yari kujya byukira ku Kigali akabuza kamwe nawe nako kagura yabyukira kuri byeri kagura ngo niba ngo ni Knowless ariko nawe nabonye urabona ko nemenyereye agasururu ninywera kagwa ko yacana mu cyaro mwaje mujya kunteza abantu b'i Kigali njya kurebera umugore uriya mugore nawe kirage tomati tuje kugusura ariko dore twakuzanye nta no kutubaza ngo mubyihorere muzanye miki kwanza ni umugore wanjye mugaruye ni umugore wanjye muzanye ni umugore wanjye muzanye aricyo mbabaza umugore wawe we twatwaye ahubwo dufate neza umukene ntabwo ari ingeso kandi ubukene aho buva ni naho ubukire buva mana nyumva neza
abakarita simwe yari kinacyo ubona aho gusiga Kidu mva nkubwire uri inshuti yacu niyo mpamvu undi inshuti yanyu narababonye ntabwo mwambonye erega n'imodoka ari kuguhirika n'imodoka ari kuguhirika reka tubyihorere dore musana ndimo ndakora umutwe w'abana ariko se Kidu agatebe se shahu no nizi ntebe nigiri uracyatekereza nicara akagongo karanyishe sha Kidu aha ngani munzi amakuru y'inaha amakuru ni meza cha urebye hano mu cyaro tumeze neza nta kibazo ni sawa ntaribe cha uretse uriya mugore wantaye ariko abana baramenyereye ubona nawe ubuzima abana mbere atamaze gukora ngo nta mwana aheze kuba bagiye inyuma y'abandi uyu mwana ara yavundi abandi bagiye ubuzima bwa yanamagara bakuru bawe baza baramucanze reba umusatsi wamwereyeho reba ibintu byose n'izagara mana yanjye nta kidusha pe ndabona ariko warabibashije nabibasha none nagira ne nakora iki kintu ubu yananye abana batanazi ko nzicwa n'inzara nzapfa nkapfuka ariko ntago ariko bimeze oya niko bimeze Imana irebera imbwa ntago ihumbya ntabwo Imana irebera imbwa ntago ihumbya umugabo wabuze umugore mu rugo aba afite byinshi yatakaje atakaje iki cyambere reba ntukiyogoshesha reba ibintu byose n'izagara none nakora iki kintu kandi umugore iyo umufite mu gitondo saa 12 aba yakubuye yatengeneje agutekeye cyayi cyangwa igikoma hanyuma ntabwo mbyikorera ko yagiye se bunicwa neza ugifite umugore wari ugifite urusatsi n'ibyanwa nk'ibyo yaragiye imirimo hano yarananiye abana reba no gutunga abana batanu bose icyarimwe agaciro k'umugore ntago kabura ariko se Kidu tuvugisha ukuri ubwo waherukaga mu mujyi wabonye kari agasore hari icyo kakurusha wimunyibutsa oya impamvu ntago nkwanga nta nubwo tukwanga wimunyibutsa njyewe ndashaka ko tukujyana kwa muganga tukakujyana kwa muganga uri kubyumva ufite ikibazo mu mashuka wowe nagukurura ufite ikibazo mu mashuka abana banjye ninjye ubikurije ninjye ubikurije ariko Kidu kibumva wowe ahubwo icara mubwire ukugira inama wajyane mubwiye ngo ntacyo yakoze twavuye i Kigali wajyane mubwiye ngo ntacyo yakoze aho yansize n'undi azagaruka hanze cyangwa natagaruka azabyihorera umaze kumenyera abana banjye ndabagaburira abana banjye mbishyurira uko nshoboye ishuri sinabajyanye no hirya kwa Francisco iyo umukobwa ari iwawe ararya akanywa bakamwambika bakamusiga akazi kanyu Kigali rero ngo none mwaragiye maradamara ufite ikibazo naje gusanga ufite ahundi reka ikibazo cyo mu mashuka reka manze nkubaze reka manze nkubaze ubundi mu mujyi muhakora iki mu mujyi muhakora iki abizi se wa mukozi w'abadiplomate wa mukozi wacu ese urabona tudakeye diplomate wundi njya numva ngo umuhanzi akazi k'abasirimu oya reka mwereke dora aya ni amafaranga ahubwo nkugira inama reka uzasubire mu mujyi ngase nimungure nakagwa hano abantu bashakira umukozi none tujye tugusunikira isene zo kugira ngo naho nzaza mu mujyi cy'abana abana babukorerera umwana none we nashaka kubaho rero azagaruka tukwigisha akazi ubona bigiranye nabonye n'amatara yaratse umugore niyongera kukubona waratse azagaruka ubu wambara ingofero nziza urumva ubundi ibintu ni karite azigarura burya umugore ameze nk'ipusi iyo wayihaye amata ukayiha amata ntabwo iva muri urwo ariko narumye ko sevure ndakurabuye Kidu amata ariko urumva na sitire tuba dufite ko zirenze tuvuga indimi zose zitandukanye sawa nyine abantu baturuka hanze shaho we tukibyumve tukwigisha ntacyo na kimwe numva ariko Kidu ikintu ndi kumubwira agurishe ka gasambu iyo nama ni akagabo ariko we uzi umurotari agasambu gatunga abana banjye nkagurisha ngo nzi Kigali mugumane ni Kigali cyanyu mugumane ni Kigali cyanyu ari ari cyakindi barya ku isahani bakirya mu bugari nirene wazigurishije ukaba waraziriye urumva se agasambu gato hari icyo gatwaye ukaza mu mujyi
nawe ukaka nk'abandi bose niba ari biriya mwanyerekaga mujyana umujyi wanyu twambaye za dabodi cyane nacyo kintwaye abana banjye barakuze urukumva urumva urabona ko tuba dutwika niyo mpamvu nawe ugomba kuza mu mujyi umugore wawe nakubona waratse byatari azigarura utamuhamagaye umugore wawe nabona urijyana wambaye rinete dutwika uranywa ibyeri imeze neza kamushikaki kaza hariya nta wasi urumva se azahita avuga ati burya naribeshesha umugabo wanjye yarambyariye reka nsubire abagore ni ikofi iyo utayifite nyine nabonye nka mbega urubwa kandi nijyaniro n'umutima ngaho bitekerezeho ako kantu kari agasambu washo ariko agatabo kamwe cyangwa reka mbabwire agatabo mugende mu mubwire ngo ura ku isekuru ntacyo nabaye urabona ko maze kubyibuha maze kumera neza ntaba karitasi yabaye inganzo kumukarabya nta kintu tumusigiye nk'abakoboyi bo mu mujyi nibyo urumva se tugomba kumurya burya iyo umugore atwanze urumva nako ngoma nibo maravuga ibiki iyo igitekerezo ni inyamibwa icyo gitekerezo ahubwo reka ngende bakubita icyo gitekerezo ni inyamibwa musanye mugaruke hano ni inyamibwa icyo gitekerezo ni inyamibwa cyane usanga bene wanyu cyane usanga hasi isambu yanjye muzagaruka nzabica icyo gitekerezo mugumane umujyi wanyu kira Kigali cyanyu mama karitasi bitekerezo eki katinga cha buretse nakazi kanya ari tuzabonana nimutamugarura muzagume Kigali yanyu naba karitasi bana musubire mu nzu twigende man ako tuzayamurya Kigali se udatetse imitwe wawe isambu azayigurisha ni ukuri Kigali udatetse imitwe ugira ngo wabaho wapi ntago waba tugomba kujya duteka imitwe dore boss wacu we bite patron komera boss meze mute fresh mwagiye uyu munsi ko nigeze mbabona mu kazi kanjye patron ntago uyu munsi twabonetse muri gare ari mwagiye gusa cya kigabo batwariye umugore reka mubwire staff ukora yego kati urakize mumbwire turagukijije umva ate turagukijije cya kigabo ntagifirimye nyine cyo kuntu biri by'ibyo agiye no kugurisha isambu yiruka ku mugore ko agiye kugurisha isambu ahubwo boss rero mubwire ikintu cyane makomeye uratugurira akantu ukunda akabagurira tuvuye kumukopera mu kuntu tuzagurisha iyo sambu kandi amafaranga menshi niwo ugomba kuyafata iyo sambu yo murabizi neza boss agiye kugurisha isambu rero uriya mugore muhanganiye ni mwiza boss uriya mugore ni mwiza cyane twakibeshye tukivuga ko wagitawe wamutaye wowe ukuntu biragenda uziranye n'ubuyobozi cyane wowe ugiye kugenda udufashe gushaka ibyangombwa ayigurisha ahubwo kugira bigende neza nadushaka ibihumbi senkani sibyo senkani yaduha senkani nukuri nakazungu ko ndese ukuntu tuzabigenda tuzanamuguramo agacupa urumva kuko ejo yatubwiye ngo tugomba kubinoza urumva noneho wowe tuzahita tumushyirishamo uhita uza unayigure ariko uraduha amafaranga ikindi kintu rwose ariko wigeze ubwira uriya mugore wawe ko ufite n'uruganda ibyo uruganda rwose uruganda rw'intuza ibyo nabyo nendaga kubimubwira uruganda rutunganya umuceri nendaga kubimubwira ariko ko wacyose ukiri mutoya cyane imana itanga amafaranga izo senkani izo senkani zo zirahari ahubwo mwanyibakisha mbere ya byose nabategereje ara muri gare ngo muse munyikorere imizigo yanjye nigeze mpabona kandi twagiye muri diro twagiye muri diro rero uriya mugabo yanakurogesha buriya boss utabyitondeye akurogesha sevure uriya mugabo niko byagenda wowe numva reka mubwire umuzinya afite kanda akanyenyeri dukandira akanyenyeri ibintu tubikugiremo neza kandi urabizi n'uriya mugore wawe niwe tubonana buri munsi biracamo neza murabyize intambara iyo sambu urayigura twaramujijishije ntitwamwereka ko tukuzi urumva se
yaragiye kugufata mu ngoto Murabyibuka yari yagutaye wakajwiga bose murabyibuka turabyibuka byata uriya mugabo yarampabashe sana uriya mugabo wowe nuko utaduhaye amafaranga ngo dukore diro neza mwebwe ibyo biroroshye mwebwe mwambwira nimero zanyu noneho hanyuma mwebwe nkabohereza kashi zanyu nta muntu uzi uko tugukorera andika 0786 amazina ni Rwankuba amafaranga mwabonye reba sa reba ko yakanze akanyenyeri sa ibi bintu byarabaye diro tugiye kuyijyamo neza nawe byo kuduha amafaranga nyine urumva urabona ikwikorera imizigo turashaka kubereka apana mwebwe ku nkofiri mubeshye tukikorera imizigo duharanira uzaza muramuka tugukorere diro nimara kuryoha urumva se niyo kiriya gitomati waragikukanye uriya mugabo yaririrukanye burundu neza mbarora peti diro turayinoza gahunda ni ntugasaba amafaranga twayabonye mwebwe mumpeshye ntabwo tukubeshya bose nta kibazo tubura ntabwo bindi ibiceri byankera ako biriya bipeti ndabyizeye reka mbyihorere bisankurira akazi neza